haje social media haje ahantu none niyo uvuga Imana cyane baranakumyutinga bakubona uri umuntu ufite ikibazo cyangwa bakagufana mu nzira cyangwa niyegereye urana nk'aba pasiteri basigaye bavuga amagambo akomeye ku isi baramukura za YouTube bakamukura kuri za Facebook n'andi hose kubera iki kugira usanga te influencing abantu iyo mbona ibintu bera ku social media ngira ubwoba pe ndatinya kuko biri terrible kati ni ibintu biteye ubwoba abantu basigaye bakora ibintu biri crazy ariko ngiye mfite message imwe naha Mbonyi n'abakristo bakurikiye abantu b'Imana ko tugeze mu bihe bigoye hari ibintu bitatu hari ukuvuga kubera ko bya bindi bajya bavuga abanyarwanda ngo ahari umuriro haboneka umwotsi hakaba no kuvuga kubera bya bindi abanyarwanda bavuga ngo wabuze icyituku yituka igicebe hakaba no kuvuga kubera ko ari ngombwa ko bavuga impamvu uvuga ko kubera ko ari ngombwa ko bavuga nuko birimo ubwiru bw'Imana bukomeye mwibuke yo bajya kugeragezwa Imana na Satani baraganiriye ntago kuvugana n'Imana na Satani kuvugana n'Imana byarangiye igihe amwirukana mu ijuru n'ubu baravugana kimwe mu bimenyetso bigaragaza presence y'Imana ni presence ya Satani uko kuntu Mbonyi aba yatatswe ni kimwe bikwiye kuba ikimenyetso kimuhishemo wari wabona abajura bajya kwiba umukene ntago bibaho wari wabona abana batera mu giti kitarimo imbuto so cyo ni ikimenyetso ahubwo icyo bikora ku mukristo birushaho kumusunikira ku Mana kandi uko bimusunikira ku Mana Imana yibize icyo ishaka icyo agiye ajya gushaka bona cyashobora kukibona ariko akura y'iki Imana ishaka do plus yegera Imana do plus amavuta yisuka mwitege Mbonyi mu minsi iri imbere Yego twabwiye nuko tubabwira amakuru iki cyumweru na yahe makuru wumvise muri gospel inkuru nk'ebyiri Murakoze cyane numvishemo inkuru za Christian warungurutse urupfu ari we warungurutse urupfu Imana yagukijije indwara ikomeye ya mbere yego yo ni ya mbere ya kabiri numvishemo nabonye coming soon y'indirimbo nshyashya ziri kuza wenda muzazitubwira nabonye amakuru ya Israel Mbonyi ayahe bavuga kuri concert muri Kenya muri Tanzania yego bavuga ko ngo yujuje ngo kuki bitavuzwe ko ngo yujuje miliyoni 8 ngo niba ari mu minsi ngahe mu minsi 8 mu minsi 8 nta bindi wabonye se nibihera tujye tubwira abantu b'Imana buriya abantu b'Imana batavuze urumva Satani aravuga ntabyo wabonye se byadutse bari kuvuga ngo yateye inda Mana yanjye ntabwo urabibona tubwira ntitukabeshye turi mwisi reka nkubwize ukuri nagira ngo ahubwo mba makuru ya nyayo reka nkubwize ukuri mbiha umwanya muto ntago binshishikaza nyine warabibonye ndabibona yego icyo nicyo twashakaga rero twaye tubwira abantu b'Imana no tuba dukwiye gusesengurira abantu ariya makuru mwabonye arimo trending kuri YouTube ntago ariyo wongere ngo ntago ariyo fake news ikibigira fake news ni iki nziko mu bantu bagira amakuru menshi muri gospel turimo na Vedasten Christian ari micyo ni kimwe kintu cyakabere bari abantu nta muntu wigeze aza ngo avuge ngo Israel Mbonyi yamuteye niko ko n'umuntu abyo murebe na YouTube channel zabivuze ntago ari YouTube channel ziri serie hari YouTube channel ziri serie tuzi hari nabyuka mu gitondo kimwe ashaka kubona views agahimba ka YouTube channel akagashyira ako kanya kugira ngo atazanakurikiranwa kuko ari YouTube izwi bagukurikirana icyo cyaho bawakoze ikindi rero nanone kihishe inyuma yiwe ikindi anyway no kuri izo video umukobwa bashyizeho ntago bamugaragaje kuvuga ngo murumva izo ngero zose ngo ibyo bintu bitanu ugomba gusesengura urundi inkuru batubwira ko mwitangazamakuru inkuru yuzuye ibigizwe na 5W why when what who urumva ibibazo byose bitanu wakwibaza ngo ninde yateye inda ntawe uhari
jari yeah. ntabiharumva ibyo byose rero bantu muri ni satani ari gukora arimo arashaka gusebya abakozi b'Imana urumva Israel buriya niba turi mu rugendo rujya mu ijuru ameze nka general uri imbere kuko niwe utwaye ibendera ry'Imana ikindi umuziki wose apana gospel umuziki wo mu Rwanda niwe uwufite niwe utwaye ibendera urumva gutera ibuye urumva cyangwa kwica umujenerali umeze nka Israel Mbonyi satani urumva abayishe abatwibye ikintu gikomeye nabonye none kubyibaza ngo ariko se ngo bira bintu ngo ngo abakozi b'Imana ntabwo ari byo ikindi cy'umukristo agomba gukora iyo ibonye ibihuha nk'ibyo ngibyo bije ntabwo ukwiye kubyamamaza twagira ngo tubabwire ukuri urumva Israel Mbonyi ariko njye mfite message imwe naha Mbonyi n'abakristo bakurikiye abantu b'Imana ko tugeze mu bihe bigoye hari ibintu bitatu hari ukuvuga kubera ko bya bindi bajya bavuga abanyarwanda ngo ahari umuriro haboneka umwotsi hakaba no kuvuga kubera bya bindi abanyarwanda bavuga ngo wabuze icyito kwituka igicebe hakaba no kuvuga kubera ko ari ngombwa ko bavuga impamvu uvuga ko kubera ko ari ngombwa ko bavuga nuko birimo ubwiru bw'Imana bukomeye mwibuke yo bajya kugeragezwa Imana na Satani baraganiriye ntago kuvugana n'Imana na Satani kuvugana n'Imana byarangiye igihe amwirukana mu ijuru n'ubu baravugana kimwe mu bimenyetso bigaragaza presence y'Imana ni presence ya Satani uko kuntu Mbonyi aba yatatswe ni kimwe bikwiye kuba ikimenyetso kimuhishemo wari wabona abajura bajya kwiba umukene ntago bibaho wari wabona abana batera mu giti kitarimo imbuto so cyo ni ikimenyetso ahubwo icyo bikora ku mukristo birushaho kumusunikira ku Mana kandi uko bimusunikira ku Mana Imana yibize icyo ishaka icyo agiye ajya gushaka bona cyashobora kukibona ariko akura y'iki Imana ishaka do plus yegera Imana do plus amavuta yisuka mwitege Mbonyi mu minsi iri imbere urakoze cyane abantu b'Imana bo tubabwira iki rero bantu b'Imana rero yego hazabona ishyano ngo ugusha n'umuto wo muri bo icyamubera cyiza nuko wamwikoreza urusyo ngewe mvuka ku mazi inanga ndayizi kira gitsi ku bwato ngo nuko bamwikoreza kiriya hanyuma bakamuta mu nyanja akajya ku ndiba abantu Mbonyi yabwirije abantu undi muntu Kristo yari kubwiriza n'undi wari wese kwata ku mukozi w'Imana umuntu w'Imana wavutse ubwa kabiri ukamuhimbira ibinyoma cyangwa ugashungera ubu uri gukoza urutoki mu jisho ry'Imana Imana yo ntitokorwa wenda ngo ibyiringire ngo uvuge ngo iracyahuze iracyari kwivura irakurega gukomeza ugakoramo umunsi rwahiye ibyo bintu mushatse mwabireka ahanyuma bakunda gusenga mujye mudusengera duhagaze ahantu habi nubwo abenshi bahifuza banaharwanira ariko ahantu duhagaze ntabwo horoshye tubashimira Imana ko yaturindira kandi zatujyana no mu ijuru so abafite gahunda yo kuvuga no gucuruza no gushaka ama views nababwira iki ariko nyine nimunahuriramo n'ingaruka nabyo muzabyihanganira kibuze se views bazishatse mu buryo bwiswe bako nka Israel Mbonyi yujuje izo miliyoni gukora icyegeranyo cyiza kuri Mbonyi ntago byaho umuntu views atarinze kwishyiraho ibyaha nk'ibyo wabene sindumva yareze umuntu copyright sindu ugiye ugakora kava indirimbo yiwe views wazibona umuhamagaye umushakishije ugiye ukamusura ugasura ibikorwa byiwe wavuga ibintu byiza sinzi impamvu abantu bakreate negative bashaka ibintu bibi kugira ngo bagire ku cyo bashaka simbizi ariko hashobora kuba harimo n'urwango ariko umugambi wa Satani niwe Imana inababarire urakoze cyane nibuka umunsi umwe njya guhindura mfata umwanzo wo gukora itangazamakuru rya Gikristo ubuzima bwanjye bwose twaganiriye na Revera Dr. Antoine Rutayisire bari baduhamagaye nk'abanyamakuru n'abandi bantu baba ku musozi w'imyidagaduro icyo gihe twahuriyemo n'abanita Pendo n'abanita Pendo aratuvuga ngo impamvu rero ngo ntakunda kujya gusenga cyane ngo urinjira ukanonga abakristo ngo barakurebye kuko iyo ni Satani winjiye Satani ikintu yatubwiye atuvuga ngo ibaze igihe uzaritayaringa cyangwa usoje kariyeri yawe ufite imyaka nka 70 bazakuvugaho izihe nkuru bazibuka abantu wakomerekeje uzi kuvugaho ibihuha umuntu nk'uriya ukabiremo uzi kuba umwisha ahagaze buri munyamakuru wese cyane buri muntu wese atekereza ngo igihe nzaba ngiye mu kiruhuko cy'izabukuru abantu urumva bazibuke iki nakoze mu mwuga wanjye buri wese agitekerezo iki ariko kandi urugendo rwacu ntago rangira tugiye muri pansiyo igihe Kristo azaba agarutse aje gutora itorero cyangwa aje gutwara itorero ibyo twakoze byose bizajya hari bose babireba
mu mpano Imana yaguhaye yo kuba umunyamakuru mwiza ubwo nicyo kintu ushaka kuko Imana izavuga ngo bagufize hari imbere ati tugiye kureba runaka ibyo wakoze mu mpano Imana yamuhaye. Mureke twese twisuzume kandi impano Imana yaduhaye twibuke ko hari impamvu Imana yaguhaye impano icyo ni kimwe kindi nayikoreshe neza mu buryo buhesha Imana icyubahiro. Haje social media haje ahantu none niyo uvuga Imana cyane baranakumyutinga bakubona uri umuntu ufite ikibazo cyangwa bakagufana mu nzira cyangwa niyegereye urabona nk'abapasiteri basigaye bavuga amagambo akomeye ku isi baramukura za YouTube bakamukura kuri za Facebook n'andi hose kubera iki kugira usanga wate influencing abantu that's it mu buryo buri positive. Hanyuma nkambonye wabona ibintu bibera kuri social media nk'umurami kandi burya ibyo ukora ntabwo ari ibyambonye gusa n'ibyisi donc ni ubutumwa Imana iguha ukabuha abari mu isi kugira ngo nabo bumve icyo ibabwira. Iyo ubonye bibera kuri social media nkambonye in general niye comment yawe kubibera kuri social media ku isi man bitandukanye na cyagihe cyawe ntari busubiremo nta rese mvuze njyewe ntabwo bagira kubivuga. Iyo mbona ibintu bera kuri social media ngira ubwoba pe ndatinya kuko biri terrible kati ni ibintu biteye ubwoba. Abantu basigaye bakora ibintu biri crazy kubera gushakisha attention kubera gushakisha attention ni Kinyarwanda kugira ngo abantu babahanga ijisho kugira ngo abantu bahanga ijisho ngo bababone nanjye mwambonye. Social media ni tools bakoze ni ibintu bakoze kugira ngo umuntu wese ahari mu nzu ye abwire abantu ngo nanjye ndiho mumbone nanjye mumbone. None rero umuntu wese ari gukora igisabwa cyose kugira ngo agaragare. Njye nyambwira abantu niyo uza kugira umugisha ibintu nkora bikaba bidasaba social media ntabwo nari ntabwo kugera nari rimwe kuko ni gukora akaririmbo kakajya mu kiliziya cyangwa mu rusengero utabanje kuko na ahantu social media ishobora kukubaka ibigira positive yego gihe hari ibintu byinshi nigiye kuri social media ariko none ishobora kukudestroyinga mu buryo udashobora wari hari abantu benshi nanjye byajyaga bimbaho kikera ubu ngubu cyakora narabyihanye ariko ujya kuryama uvuye nko mu kazi nka saa 5 z'ijoro ngiye hari igihe mba muri studio tuvuge nka saa 7 none ngafata telefone nkabareka ndebe ngo reka mbanze kureba ngicira saa 10 zigeze ukireba ngafata telefone nkazimya nkarya mwabyama amasaha 2 ndi bubyuke nsubira mu kazi uzize iki gushaka kureba uko bimeze ugira kamwe kandi abantu baziko nabo n'abanyabwenge ku buryo bafata umwanya uhagije wo kuzitindaho bashyiramo ibintu bituma abantu baba addicted. Rero twaruzinze ubu twese turabona bari artificiel ntabwo tukiri abanyabo umuntu bwarashize ntabwo tukiri abanyabo dukoze turugenda duhinduka nk'amarobo mbese tumeze nk'abantu bari gutwarwa mu isi tutazi nyine yaduhinduye injiji. Rero niyo mpamvu nyakunda kubwira abajene iyo usoma ijambo ry'Imana riragukamura kweri. Iyo umuntu ukunda gusoma ijambo n'ibitabo muri rusange uzarebe sinjye abantu ukunda gusoma ibitabo abo bafite imitekerereze itandukanye n'iy'abandi ariko nk'ijambo iyo urisoma rigenda rikukamuramo ibintu usanga ibintu wakundaga ukibikunda n'ukundaga kureba ntibikikunezeza usanga wakundaga wabaga kuri Netflix amanywa n'ijoro nta kintu kikubwiye ko wanakwicara gusa nta kintu gukora gusuka kura Zelebra nta kintu kubera iki ugarurana ubwabo umuntu bwawe ugarura kuba umuntu uri present. Wari wabona ukuntu warajya nkana umukiriye mu bukwe ugasanga abantu bari ku matelefone cyangwa mu rusengero cyangwa bibereye kuri ntuze gusa arimo arareba bari gucata n'abantu wajya kubona ukabona umuntu arasetse exactement bari kugana n'abantu badahari abahari bakabirengagira. Njya mbire nk'abantu basuye mu famille zo mwasuye nka tate mwasuye nk'umubyeyi mwese muri ati nta n'ubwo kumva ari ari kuvuga ati maze mbonye ati wasuye umuntu urumuragara n'undi kandi nawe undi n'umusura uzavuganira n'abandi bantu mbonye kuri TikTok ariko njye gikoresha cyane nakubeshye nyibaho sinzi ngo haba ari ikipe kubera icyo yigiyeho nuko mama yayibiye gusa kujye urebe ntawamenye urayizakomera tinayizakomera urumva ngeka ko social media ukoresha uyu munsi ntabwo arizo watangiye gukoresha bigenda byimprovinga ni ukuvuga ngo rero na TikTok ushaka kuba waragiyeho niyo mpamvu nabimubaje ngo kubera icyo yigiyeho ni influence byo twavugaga nyine wumva wenda ngiye nk'urugero hari umugabo nakurikiranye interview yitwa ngo Ed Sheeran w'umuririmbyi yego yigeze kuvuga kandi aravuga ngo yabonye umuntu postinze ifoto nziza like nyine personal kuri social media ngo aramuhamagara inshuti are you okay ko abavuga turi umuntu ntameze neza ari gushaka attention
kuri social media gushaka ko abantu bamuvalidating bamwereka ko ari ameze neza waramara umeze neza kandi 90% y'abantu bagiye hamagara sanga ko batameze neza that's why babishakira aho bitari donc akavuga reka nereka abantu ko meze neza Mama usanga abantu bifotoza ku mamodoka meza nuko batayagira bifotoza ku mazu meza nuko nayo bagira uzarebe umuntu ufite inzu ujya kwifotoreza umukire ntawe ni bake njye sindabona abakire bifotoreje ku mazu ntashobora imodoka yaciye arayihunga ahubwo ntabwo bashaka kubyifotoreza ahubwo reka abandi bakayifotoza niyo afite imodoka nziza arayihunga yajya kwifotoza ngo reka tufotoreze hari kubera ko niye sibyo kubera we arayifite muri plan ahubwo Mbonyi abigenza ndarengana Mbonyi ajya kwifotoreza ku tuzu two turi aho ngaho kugira ngo utaza kubibona ariko nuko niko bigenda niyo reality so rero social media zabaye ahantu ho gusekinga aho gushakisha ijisho abantu bandebe rero ngewe personally izombaho nukuri ntakubeshye akenshi postinga nk'iyo babinyibukije ngati Instagram yawe arasinzirije pe ntabwo igikora cyangwa se mfite nk'indirimbo ngatangira gupostinga ngo mbwira abantu ko indirimbo ugiye gushyira hanze inshuro nyinshi nibyo ngibyo